Nyakubahwa umushyitsi mukuru, itsinda ari imbere yanyu rigizwe n'abanyeshuri 81 biteguye gukora imyereko ku mikino njyarugamba. Nasabaga munyemerere ntangize imyereko. Koporo Harerimana Adolphe, mwari mu mikino njyarugamba. Abasore n'inkumi bagiye kutwereka imwe mu myereko ku mikino njyarugamba bize irimo bwoko bita kata. Bagiye gutangirira kuri free hand kata, aho bagiye kutwereka uburyo umupolisi yakwirwanaho nta ntwaro akoresheje, nta n'ikindi gikoresho akoresheje gusa ubumenyi yigishijwe n'abarimu, kandi akabasha kuba yatsinda umwanzi aho bahuriye hose. Free kata. Free kata irarangiye, aho batuni kata, aho batwereka umupolisi igihe yirwanaho yahuye n'umugizi wa nabi, none akoresheje indembo nka kimwe mu bikoresho polisi y'u Rwanda ikunze gukoresha igihe iri mu kazi. Batul, आराम से।
nyakubahwa mushyitsi mukuru bize kata aho bagiye gukoresha icyuma bageze kuyo bita MV kata yo ikunze gukoreshwa cyane muri karate bayikoresha aho umugizi wa nabi yamenye ibyo byose baba bari
n'umukomanda koko mwana kuzongera fone mwaritoje ntabwo rwose fone nibeshye mubona rwose wambeshye ariko nzabonye ni kandi wewe wacutse umukobwa murakere umutware ibintu muri arangaraguye we nakunda ariko ari wewe yanze kayangire he ariko mvuye kubaza bwenge pe Vive!